U Rwanda nk'igihugu gifite imishinga y'ibikorwa remezo ihambaye nko ku rwego rw'imyidagaduro wavuga nka Stade Amahoro y'i Remera igeze kuri 70% ivugururwa. Naho muri transport hakaba hagiye kwagurwa umuhanda ugendwa cyane Kigali Muhanga. Naho ku bijyanye n'ubuhahirane n'amahanga hakaba hari kubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'i Bugesera nacyo kigeze kure. Kuri ubu ikigo cya mbere muri Afurika mu kubaka inyubako zitangiza ibidukikije kiri kubaka inyubako ya mbere ndende mu Rwanda. Uri kuri channel ya Lightway naho nge wumva Ndishimwe Joseph. Kuva mu 2010 Kigali City Tower niyo nyubako ndende iri mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda muri rusange. Uyu muturirwa washowemo miliyoni 20 z'idolari asaga miliyari 20 z'amanyarwanda ukaba ufite amagorofa 20. Mu myaka itarenze 3 iri imbere Kigali City Tower ntizaba ikiyoboye izindi nyubako ku burebure, hagiye kuzamurwa indi izaba ariyo ndende ku butaka bw'u Rwanda. Ni inyubako iri mu mushinga w'ubwubatsi w'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Iyi nyubako yiswe Kigali Green Complex izaba iherereye mu kibanza kiri ahahoze ikigo ndangamuco cy'Abafaransa hafi na rompe nini yo mu mujyi wa Kigali rwagati ku muhanda ugana kuri peyaje. Kigali Green Complex izaba ifite amagorofa 29, ifite umwihariko kuko izaba yubatse mu buryo butangiza ibidukikije bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyihaye. Umuyobozi mukuru wa RSSB Regis Rugemanshuro ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru ku wa 14 Nzeri 2023 cyagarutse ku buryo uru rwego rwitwaye mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023 aho rwungutse miliyari 285 z'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ko Kigali Green Complex izaba ari inyubako idasanzwe. Yavuze ko inyubako nk'iyi yerekana icyerekezo cy'u Rwanda cyo kuba igicumbi cya serivisi zitandukanye zirimo ubukungu, ikoranabuhanga, ubuvuzi, siporo n'ibindi. Nyuma yo kuzura kw'iyi nyubako izaba ariyo nyubako ya mbere ndende mu Rwanda kubera ko izaba ifite amagorofa 29, izaba ikurikiwe na Kigali City ifite amagorofa 20, hagakurikiraho Grand Pension Plaza ifite amagorofa 18, naho Makuza Peace Plaza igeretse inshuro 15. Muri Afurika urutonde rw'inyubako ndende ruyobowe na Carlton Center yo mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo igizwe n'amagorofa 56 ireshya na metero 227. Ku rwego rw'isi ho Burj Khalifa cyangwa Burj Dubai yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu imaze imyaka 13 ikiyoboye izindi nyubako ireshya na metero 828 mu gihe ifite amagorofa 163. Kugeza ubu umutungo mbumbe wa RSSB izubaka Kigali Green Complex ubarirwa muri miliyari 2065 wihariye 15 by'umusaruro mbumbe w'igihugu wose. Mu ishoramari uru rwego rukora irijyanye n'ibikorwa by'ubwubatsi rifite 13%. RSSB niyo isanzwe ifite Nyarutarama Plaza, Grand Pension Plaza n'indi miturirwa icumbikwamo ikorerwamo ubucuruzi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. RSSB ifite imishinga migari iteganya kubaka irimo Vision City Phase ya 2, Batsinda Housing Project na Kigali Golf Resort and Villas. Biteganijwe ko umushinga uzamara igihe kiri munsi y'imyaka 3 kandi ikubakwa mu buryo bugezweho, inyubako buri munyarwanda azajya areba akibonamo kandi akishimira. Ikigo gishora imari mu bijyanye n'ubwubatsi Ultimate Developer Limited nicyo cyatsindiye isoko ryo kubaka Kigali Green Complex. Iki kigo kandi akaba ari nacyo gifite isoko ryo kubaka umudugudu w'icyitegererezo nka Vision City 2. Uyu mudugudu ubarizwa mu kagari ka Gacuriro mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Hakaba haratangiye imirimo ya mbere yo kubaka icyiciro cya 2 cy'uyu mudugudu. Kuri ubu ikigo gishora imari mu bijyanye n'ubwubatsi Ultimate Developer Limited cyatangiye kubaka inzu zizafasha kwereka abakiriya uko umudugudu uzaba uteye zizwi nka model houses. Vision City 2 izaba ikubye inshuro 3 icyiciro cya mbere mu bunini, ndetse hari bimwe mu bintu bitashyizwe mu cyiciro cya mbere byashyizweho.
Uyu mudugudu uzaba umeze nk'umujyi kuko uzaba ubonekamo serivisi zose umuntu akenera mu buzima bwe, kuva kuho kwivuriza, ishuri, iguriro, aho gukorera siporo, kugera n'aho kwidagadurira ndetse n'aho gusohokera. Vision City 2 ifite gym iri hanze, aho abazaba bayituye bashobora kuzajya bakorera siporo kugira ngo bakomeze babungabunga ubuzima bwabo. Uyu mudugudu uzashyirwamo pisine 3 zizajya zikoreshwa n'abawutuye, zirimo n'iyagenewe abana gusa. Mu korohereza abawutuye kubona aho bahahira, hagenewe metero kare 20,000 zizashyirwaho ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, aho abantu bashobora guhahira biboroheye. Wanateganyirijwe kubakwamo hoteli ikiri gukorerwa inyigo izajya ifasha abawusura kubona aho baruhukira no kubona serivisi zo ku rwego rwo hejuru. Vision City 2 kandi yatekerejweho mu buryo buzatuma ikomeza kubungabunga ibidukikije, kuko inzira z'abanyamaguru hazashyirwa ibiti n'ibyatsi bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije no kugabanya imyuka yangiza ikirere. Umudugudu wa Vision City 2 watangiye kubakwa haherewe ku nzu zizafatirwaho urugero mu kwereka abakiriya uko zizaba ziteye. Umudugudu wa Vision City 2 watangiye kubakwa, aho icyiciro cya mbere kizaba kigizwe n'inzu 182 biteganijwe ko zizuzura mu myaka 2, zizagenda ziyongera bigendeye n'ubusabe bw'abakiriya bazifuza. Uyu mudugudu ufite inzu zishobora kubamo umuntu umwe 32, villas 148, inzu zizwi nka row houses 396 na apartment 893 zifite icyumba kimwe cyangwa bitatu. Ibi biziyongeraho kandi ubusitani burimo indabo, ibibuga byo gukiniramo imikino itandukanye irimo basket na tennis. Mu korohereza abazawuturamo kugerwaho na serivisi z'ibanze, hazashyirwamo ivuriro ndetse n'ishuri ryisumbuye, aho abana bize muri banza ryubatswe muri Vision City ya mbere bazajya babona aho bakomereza amasomo. Hanatekerejwe kubakwa ikigo cy'umuco, aho abawutuye bazatorezwa indangagaciro na kirazira zikwiriye kubaranga. Iyubakwa ry'umudugudu wa Vision City ryatangiye mu 2013, ndetse igice cya mbere cy'inzu 504 cyararangiye, aho izubatswe zose zaguzwe ndetse kuri ubu zituwemo. Uyu mushinga wose uteganijwe ko uzasozwa utanze inzu 4,500. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo igaragaza ko abahembwa nibura $1,200,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi aribo bashobora kwiyishyurira inzu nta nkunganire bakeneye, kuvuga abangana na 2.7%. Abagera kuri 46.1% bashobora kwishyurirwa hagiyeho nkunganire, mu gihe abahembwa amafaranga ari munsi y'200,000 bagera kuri 55.8% bo badashobora kwiyishyurira inzu iciriritse, ahubwo bakeneye gufashwa gukodesha. Muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1, Leta y'u Rwanda imaze kubaka inzu ziciriritse zisaga 2,600 mu nzu 6,000 yari yiyemeje ko mu myaka 7 izaba yubatse. Nubwo imibare igaragaza ko ijanisha ry'Abanyarwanda bashobora kuzigondera rikiri hasi cyane. Ikigo gishora imari mu bwubatsi akaba ari nacyo kiri kubaka Vision City ndetse na Kigali Green Complex, inyubako izaba ari iya mbere ndende mu Rwanda. Ultimate Development Limited cyahawe igihembo mpuzamahanga ku rwego rwa Afurika gikesha iyi mishinga y'ubwubatsi. Igihembo Ultimate Development Limited yahawe gitangwa binyuze muri International Property Award ifite icyicaro mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Ibi bihembo bitangwa ku bigo n'abantu bo mu migabane irimo uw'Uburayi, Afurika, Amerika na Aziya, byashyizweho hagamijwe gushimira ibigo bigira uruhare mu mishinga y'inyubako zitangiza ibidukikije. Abashinzwe kugenzura inyubako, abubatsi, abakomisiyoneri cyangwa abaranga imishinga y'inyubako, abagena agaciro, abahanga mu gukora inyigo z'inyubako n'ibigo bizamamaza. Ibigo bihatanira ibihembo biriyandikisha mu byiciro bitandukanye, hanyuma hakarebwa ibyujuje ibisabwa, bikaba ari byo bishimirwa. Umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubucuruzi muri iki kigo, Rubangura Claudette, yabwiye Igihe ko bishimiye ko imishinga y'ubwubatsi irimo Kigali Green Complex n'uw'icyiciro cya kabiri cya Vision City yahembwe ku rwego rwa Afurika mu cyiciro cy'inyubako zirengera ibidukikije. Yavuze ko Vision City icyiciro cya kabiri na Kigali Green Complex
Nubwo hari imishinga itaruzura, yahembwe nyuma yo kureba ku bishushanyo bigaragaza uko inyubako ziteganijwe zizaba zubatse kandi zirabyujuje. Vision City na Kigali Green Complex ni imishinga ihuriye ku kuba itangiza ibidukikije, yubatse mu buryo burambye bijyanye n'icyerekezo cy'isi cyo kubungabunga imyuka yangiza ikirere. Nyuma yo kwegukana ibihembo ku rwego rwa Afurika, biteganijwe ko iyi mishinga izahagararira umugabane mu bihembo byo ku rwego rw'isi bizatangwa muri 2024. Tubashimiye kuba mwakurikiranye iyi video. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Njye Ndishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.